Mwaramutse neza, amahoro amahoro. Ni kuri Maranatha, tuzinduwe no kugira ngo twongere tuganire ku bafilozofe twatangiriye ku witwa Socrate, hanyuma tureba uwitwa Diogene, tuza kureba uwitwa Plato. Plato wari umwigishwa wa Socrate. Uyu munsi rero tugiye kureba inkuru ya Plato yitwa inkuru ya Cave. Igira hino utere agatebe maze wumve inkuru z'ubwenge. Iyo tuvuze inkuru ya Cave ni kimwe no kuvuga inkuru yo mu buvumo. Mu gitabo cyitwa The Republic, Plato yatanze inkuru yo gusobanura ukuri, nuko abantu bagomba kumenya ukuri. Aravuga ati abantu bari mu buvumo, bari bafungiye mu buvumo kuva bavuka, bafunze amaguru ndetse n'imitwe yabo ifunze. Ntibashoboraga kureba inyuma, bashoboraga kureba urukuta imbere yabo gusa, kandi inyuma yabo hari umuriro. Icya kabiri, ibyo babonaga ni igicucu. Hagati y'umuriro n'abafunzwe hari abantu bahanyura batwaye ibintu. Icyo abafunzwe babonaga ku rukuta ni ibicucu n'ibintu biri inyuma yabo. Ku batazi ibicucu, nicyo bita igicucucucu. Kubona ikintu kimeze nk'igishushanyo gishushanya ikintu kiriho. Aba bantu rero kubera ko nta kintu na kimwe bari bazi, nta n'ikindi kintu bari barigeze babona, batekereje ko ibyo bicucucucu ari byo kuri. Icya gatatu cyabaye, umwe muri bo yararekuwe. Umunsi umwe muri bo ararekurwa ngo ajye hanze y'ubuvumo. Agezeyo, dore ibyo yabonye. Yabonye umuriro, yabonye ibintu nyakuri. Aratangara kuko amenye ko ibyo yabonaga mbere byari ibicucucucu gusa. Icya kane, asohoka mu buvumo ajya ku isi hanze. Asohotse yabonye izuba, yabonye isi nyakuri, yabonye ibintu by'ukuri. Aha nibwo yamenye ko ukuri nyakuri kwari hanze, atari mu buvumo. Hanze yabonye inzu, abona imisozi, abona ibiti, abona n'ibindi. Ariko mbere ikintu yashoboraga kubona ni igicucucucu cy'ibintu biri inyuma ye. Icya gatanu, yagarutse kubwira abandi. Yagize amatsiko yo kugira ngo abwire abandi ibyo yabonye. Arababwira ati, ibyo mubona si ukuri. Abandi ntibabyemera, kandi baramuseka cyane, banga kumva ibyo avuga, kuko ukuri babonaga ni ukuri kw'ibyo babonaga, kuko nta kindi bari bazi nk'ukuri, nta kindi bari barabonye. Ubuhanga buri mu buryo bujimije. N'uyu Plato yabivuze mu buryo bujimije, ku buryo umuntu wese adakurikiye neza ntacyo yabasha kumva. Ariko dore icyo yashakaga kuvuga. Inkuru uko isobanurwa ni uku:
Abantu benshi babaho mu kinyoma, babona ibicucucucu gusa. Bake nibo bashaka ukuri nyakuri. Amagambo yo mu mitekerereze rero ya Plato aradusobanurira ko ibyo tubona ku isi bishobora kuba ari kopi cyangwa se ibishushanyo by'ibindi bintu twebwe tutabasha kubona. Ukuri nyakuri gusaba gutekereza no gushishoza. Uku kuri rero gufitwe n'Imana, niyo ibitse ukuri nyakuri, naho twebwe ibyo tubona ni ibishushanyo by'iby'Imana ibitse. Iyi nkuru iradushushanyiriza ko abantu benshi bakurikira isi gusa, bakurikira ibyo bareba, bakurikira ibifatika, ariko bake nibo babasha gushaka ukuri kw'Imana, kuko batekereza bakavuga bati uko byagenda kose hari umuntu, hari uburyo ibi bintu byabayeho, hari uburyo biriho, hari n'uburyo bizahamaho cyangwa se bikavaho. Bakaba binjiye mu kuri kw'Imana ishobora byose. Ni nko kuvuga bati ukuri kw'Imana kuruta ibyo tubona hano ku isi. Kandi koko niko bimeze. Iyo ufashe urugero bakakubwira ngo izuba rihagaze mu kirere nta kintu rifasheho na kimwe, noneho Imana nayo ikatubwira mu gitabo cya Yobu, ikatubwira ngo nshinga imfatiro z'isi wari urihe. Ikatubaza ngo mbese imvura igira se cyangwa igira nyina? Ese uzi ububiko bw'imiyaga? Ese uzi imbaraga za Awiyatari? Imana ifite ibintu ibumbatiye twe tutabasha gusobanukirwa, ubwenge bwacu ntabwo bubishyikira, ariko ibyo tubona ku isi bidushushanyiriza iby'Imana ifite. Haleluya! Aha niho hari ubuhanga bw'Imana. Dufate urundi rugero. Umuntu uri ku isi uyu munsi azi ko none ari kuwa mbere, azi ko undi munsi ari kuwa kabiri, icyumweru kigashira, hakazaho ukwezi, hakazaho n'umwaka. Ariko umuntu uri muri ya buvumo nta kintu azi ku byerekeye ibihe. Ntamenya niba bwije kuko inyuma ye hahora haka. Ntamenya niba bwije, ntamenya niba bwakeye. Ntamenya niba hari umwana wavutse, ntamenya niba hari umwana wapfuye. Ni ukuvuga ngo ibye ni ugucya bukira, amaherezo nawe ntago ayazi. Plato avuga ko abantu benshi batiteguye kubona ukuri. Ni urugero rwo kugaragaza agaciro k'uburezi n'ubumenyi. Ese inkuru ya Kave itwigisha iki? Itwigisha ko ubuzima bwa buri munsi butwigisha gupfa kumenya ukuri. Ushobora gusohoka mu bitekerezo bidafunguye ukamenya ukuri nyako, kandi ukagerageza kubwira abandi. Sohoka mu rwobo ubonye ukuri. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ni ukuvuga ngo Yesu iyo avuze ko ari we kuri, ni ukuvuga ngo hari ukuri abantu bita ukuri, ariko kutari ukuri, ni igicucu cy'ukuri. Ukuri ni ukw'Imana rurema.
ukuri ni uko Imana isumba byose. Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Nubwo abangaba bageragezaga gutekereza, bakagerageza gushaka ukuri, ariko Yesu we yaraguhishuye agushyira ku mugaragaro. Niyo mpamvu tudakwiriye gushidikanya ku kuri kw'Imana ihoraho. Niyo mpamvu tudakwiriye gushidikanya ku by'ijambo ry'Imana ritubwira. Kuko hari n'abagerageje gushaka ukuri kandi badakoresheje ijambo ry'Imana. Baravuga bati byanga bikunda hari ukuri. Kandi uko kuri tugusanga mu ijambo ry'Imana gusa. Niho guhisha. Icyo ni cyo bayobewe. Icyo ni cyo bananiwe gusobanukirwa. Icyo ni cyo bananiwe guhishurirwa. Uri umunyamahirwe noneho ubwo umenye ko dukwiriye gushaka ukuri nyako kandi kukaba kwarahishuriwe muri Yesu Kristo. Ayo ni amahirwe, ni umugisha wiyongera ko wari ufite. Shakisha ukuri, ushake gukiranuka, kandi ukuri kukubera akabando k'iminsi. Iyi nkuru rero iratwigisha agaciro k'uburezi, agaciro k'ubumenyi no gushaka ukuri nyako. Ubumenyi ni urumuri, kandi gutanga ukuri bisaba ubutwari. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuze ngo ukuri kuraryana. Kubera ko abantu baba badashaka kumva ukuri, badashaka kugendera mu kuri no gukorera mu kuri ndetse no mu mucyo. Gura ukuri, ntuguranure. Ntukarangwe n'ikinyoma. Niyo mpamvu Abanyarwanda baciye umugani wa Semuhanuka ndetse n'umuhungu we Muhanuka. Ise yari umubeshyi, nuko asanga umuhungu we ni umubeshyi umukubye kabiri. Murakoze cyane. Dukomeze guhurira kuri channel yanyu Maranatha.